Ese wari uzi ko imyaka 40 ari umurongo wambukirwaho n'ubuzima? Ni igihe ubuzima bwacu busaba igitinyiro, ubushishozi n'impinduka zidutegerejweho. Ibihe byo kuba umusore cyangwa inkumi bigenda bisigara inyuma hakaza ibihe bishya. Aho umubiri, ubwenge, umutima n'uburyo bwo kubaho bisaba kwitabwaho mu buryo bushya. Mu myaka 40 hari ibintu byinshi bitangira guhinduka tutabimenya. Umubiri utagikoresha imbaraga nk'uko wari usanzwe, imikaya igenda igabanuka, ibitekerezo bikagenda byihutirwa kurusha ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa. Ndetse no gutangira kubona inshingano ku muryango wawe kurusha mbere, nabyo ugasanga bitandukanye nyine n'ibya kera. Ibi byose bitera benshi kwibaza, ese ndi gukora ibikwiye? Ese niteguye guhangana n'ubu buzima bushya? Ubu ni igihe cyo guhagarara ukireba ubuzima mu maso ukavuga uti ndashaka kumenya ibyo ngomba kwitaho kugira ngo nkomere ku mubiri wanjye no ku bwenge bwanjye, kandi ntaretse no ku mutima n'ubuzima mu by'umwuka. Muri iki kiganiro ndi bukubwire ibintu 15 by'ingenzi ugomba gutangira gukurikiranira hafi mu gihe wujuje cyangwa se urengeje imyaka 40. Ibi bintu bishingiye ku bushakashatsi bw'inzego z'ubuzima, haba mu bihugu bitandukanye, ariko no ku bitekerezo by'ubwenge bwo kubaho bitandukanye. Niba uri hagati y'imyaka 40 na 65, iki kiganiro kirakureba cyane kandi ucyumve ucyiteho kuko ni ingenzi. Ndabikubwiye, ufate umwanya uhagije iki kiganiro ucyumve kuko ibi bintu ni ingenzi. Ni kuri Rama Family nguhaye ikaze, aho tuba tukubwira amakuru y'ubuzima nta n'ahandi uzayasanga nk'aha ngaha kuri Rama Family. Izina ni ryo muntu, nyine ni kuri Rama. Twifuriza abantu kurama, ariko bakarama bafite ubuzima buzira umuze, bafite amahoro, bafite umunezero, baguwe neza kuko niyo ntego yacu. Nk'uko nabikubwiye ngitangira iki kiganiro, dore ibintu ugomba kwitaho. Ubyiteho nyamuneka niba wujuje imyaka 40 kandi niba unayirengeje, iki kiganiro kirakureba, ubyiteho ntihagire ikintu na kimwe usimbuka kuko ibi bintu bizagufasha kongera kubaho unezerewe kandi ukomeze ubuzima buzira umuze ufite ubumenyi buhagije. Iyo umuntu arengeje imyaka 40, metabolisme cyangwa se uko umubiri ukoresha ibinure, isukari n'imbaraga bigenda bigabanuka. Ibi bishobora gutera izamuka ry'ibiro, ukabona urabyibushye cyane, cyangwa se ukagira umunaniro udasobanutse, ukajya ubona buri gihe uricara urananiwe, n'akantu gato urananiwe. Ushobora no kugira ibibazo byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa 2. Cyakora ibi nabisomye mu gitabo cyitwa Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, cyavugaga kuri vieillissement et maladie métabolique. Aha ngaha rero inama nakugira kuri iki cya mbere cyo gutangira kwita cyane ku buzima bwo mu mubiri imbere, menya ko isukari yawe ihagaze. Ujye ubimenya. Menya uko isukari yawe ihagaze, yayindi twita glycemie, upimisha ibintu bya cholesterol, ndetse unapimisha umuvuduko w'amaraso, pression arterielle. Iyo ni inama ya mbere. Ikindi kintu ugomba kwitaho cya kabiri ni ukugabanya ibinure bibi mu mubiri no kongera poroteyine. Kubera iki? Iyo umuntu arengeje imyaka 40, umubiri utangira gutakaza imikaya, masse musculaire. Gufata poroteyine ihagije rero bigufasha kurinda imikaya no kugumana imbaraga. Ibi nabyo nabisomye muri Santé Publique, muri Guide Nutrition des Adultes de 40 et plus. Inama naguha ni urya ibiryo bikize kuri poroteyine, ukarya inyama zidafite ibinure byinshi, ugakunda kurya ibishyimbo, ugakunda no kurya amagi. Ikindi kintu cya gatatu rero ugomba kwitaho ni ugukora siporo buhoro buhoro ariko ihoraho. Ibi ndabizi neza ko nabivuze mu biganiro bitandukanye ko activité physique ariko iri régulière ari ngombwa mu buzima, apana kujya muyikora gake cyangwa se rimwe na rimwe
mukimaramwo imbaraga ariko mukayikora gake. Oya, kora nushaka ukore buhoro buhoro iminota mike ariko bihoreho, bibe regiriye. Buriya siporo igabanya cyane cyane ku bantu bakuze ibyago byo kurwara umutima, kurwara stroke, kurwara diyabete ndetse n'indwara z'ubwonko. Niba rero utari ubimenyereye, tangira gutembera nibura iminota 30 buri munsi, wongere buhoro buhoro kugera ku minota n'150 mu cyumweru, nabyo byashoboka rwose nta kibazo. Iyi nama tuyigirwa n'abantu bakoze ubushakashatsi Haute Autorité de Santé, aho bavugaga kuri recommandation sur les activités physiques chez les adultes et plus de 40 ans. Icya kane, kwita ku buzima bwo mu mutwe, santé mentale et cognitive. Muri iki kigero navuze nyine guhera ku myaka 40, benshi bashobora kugira stress. Benshi bakunda guhangayika, bahangayikiye imiryango, imibereho itari kugenda neza, babona barakoze byinshi mu bihe byatandukanye ariko bakabona ibintu bitari kugenda nk'uko bari babiteganyije cyangwa nk'uko babyifuza. Hano bakunda rero kugira agahinda gakabije, kakandi bya bindi twita depression. Hari n'impinduka ziza bitewe n'imisemburo ariko za hormone, ariko cyane cyane ku bagore iyo bageze muri menopause, ubuzima bwabo bwo mu mutwe butangira guhindagurika. Narabibaganirije mu biganiro byatambutse. Kuganira n'abandi rero, gusenga cyangwa gusoma, gukunda gusoma no gukora meditation ku babyizera no ku babishoboye, ni byiza cyane kugira ngo uhangane n'iki kibazo cya santé mentale et cognitive. Shaka umujyanama igihe ubabaye igihe kirekire. Nubona hari gushira iminsi ubabaye nta gihinduka, rwose wibyihererana, shaka umujyanama. Icya gatanu ni ugukoresha neza igihe n'imibanire, qualité de vie et relations sociales. Uko umuntu akura niko umwanya ugenda uba muto ku buzima. Ngira ngo nawe unkurikiye urabibona. Usigaye ubona ko uko ugenda ugira imyaka izamutse niko ubona igihe ari gitoya. Kugira igihe rero cyo kuruhuka ni ngombwa. Ntabwo uzishinga ko hari byinshi byo gukora ufite, ahubwo ugomba kuruhuka, ariko kandi ugomba no gushaka umwanya wo gusabana n'abandi no kumva ko ubayeho. Ibi nabyo nigeze kubibabwiraho cyane ko ubayeho bifite uruhare runini mu gukomeza kwishimira ubuzima. Shyiraho gahunda yo kuruhuka, uyishyireho ndakumirwa rwose, ibe yahindurwa n'ikindi kintu cy'ingenzi ubona kidasanzwe, ariko gahunda yo kuruhuka ni ngombwa, no guhura n'inshuti mukaganira, mugasohoka, mukishima, mugaseka, mukavuga no gukora ibintu ukunda. Hari icya gatandatu, ni ukugenzura indwara zifitanye isano n'imyaka. Urazizi wowe nkurikiye? Hari indwara zifitanye isano n'imyaka ku buryo abatari muri iyo myaka badakunda kuzirwara. Prévention des maladies liées à l'âge. Nyuma y'imyaka 40, ibyago byo kugira kanseri, indwara z'umutima n'ubwonko burya birazamuka cyane. Niba utari ubizi ubimenye. Ugomba rero gukora iki? Jya mu bugenzuzi cyangwa muri consultation buri mwaka. Buri mwaka ukwiye kumenya uko uhagaze mu bintu bingahe ngiye kukubwira. Icya mbere, ku bagore, kanseri y'amabere. Kujya kureba ko nta kibazo cya kanseri y'amabere waba ufite bakagusuzuma rwose. Ku bagabo ni ukureba ko nta kanseri de la prostate bafite. Ikindi ni ecography y'umutima n'ubwonko. Naho ugomba kujya ubisuzumisha kenshi, nibura rimwe mu mwaka. Icya karindwi, kwitwararika ku misemburo, équilibre hormonal. Ku myaka 40 kuzamura, imisemburo nka estrogene, testosterone na thyroïde igenda igabanuka, bigatera umunaniro kandi bigakora no ku marangamutima cyane, ku buryo amarangamutima agenda ahindagurika cyane.
Jya upimisha rero imisemburo yawe niba ugaragaza ibimenyetso nk'imihindagurikire y'amarangamutima, kubura ubushake, ndavuga ku bashakanye, no kuribwa ingingo. Niwumva ingingo zikurya nyabuneka ujye upimisha imisemburo urebe uko imeze, bagire icyo batabara hakiri kare. Ikindi cya munani ni ugukoresha neza umutungo n'ubwenge mu kubaka ejo hazaza. Iki kintu reka gisubiremo ucyumve, sinzi niba ucyumvise neza. Préparation à la retraite et sagesse personnelle, gukoresha neza umutungo n'ubwenge mu kubaka ejo hazaza. Ibintu byo kwaya, abatakumva icyo kinyarwanda ni ugupfusha ubusa, gutagaguza. Nyabuneka niba ugeze muri iki gihe, muri iyi myaka, iki ni cyo gihe cyo gutekereza kuri ejo hazaza no gufata ibyemezo bifite intego. Tegura uburyo bwo kuzigama, nibyo ni ngombwa. Ugomba gukora ibyo utigeze ubonera igihe cyo gukora no kuba hafi y'umuryango wawe, ni ngombwa. Icya cyenda, ndimo kwihuta kugira ngo byose ubyumve, ni ukwita ku ruhu, ukita ku menyo n'amaso yawe. Buriya kugira isuku ni byiza rwose, ni ikintu gifasha kugira icyizere no kwiyakira. Ariko uruhu rutangira guhinduka iyo ufite iriya myaka. Iyo wageze ku myaka 40, uruhu rutangira guhinduka, amenyo akagenda agira intege nke. Ntabwo mubizi se? Hari umuntu ushobora kuba afite mbere yarashoboraga kurya igisheke n'ingingo 3 azikongorera, ariko ubu ngubu ugasanga arategereza ko bamukongorera cyangwa se agakoresha icyuma, ariko mu by'ukuri amenyo ye atabishobora. Uruhu namwe murabibona ko abantu bakunda guhindagurika uruhu iyo batangiye kugera hejuru y'imyaka 40. Ikindi kandi amaso yabo atangira gutakaza ubushobozi bwo kureba, nabyo bikaba byatera impungenge n'ibindi bibazo byinshi. Rero fata ibiribwa bikize kuri vitamine A, C, D na omega 3. Jya kwa muganga w'amaso n'amenyo nibura rimwe mu mwaka. Ariko niba utarajyayo cyangwa se ukaba uteganya kujyayo ariko ubu ngubu ukaba utarabona umwanya, jya ku biganiro byanjye bitandukanye aho nakubwiye iby'izi vitamine byose nkabikuganirizaho, ndetse nigeze no kukubwira ku bijyanye n'icyo wakora ku kibazo cy'amaso, nongera no kukubwira n'icyo wakorera amenyo mu buryo bworoshye, amenyo yawe agacya agasa neza, bikagenda neza, ntugire amenyo ahora akubabaza. Tugomba kuyabungabunga uko byaba bimeze kose, utitaye ku myaka waba ufite. Icya 10 ni ugukomeza kubaho ufite intego, spiritualité et sens de la vie. Mu myaka yo hagati benshi batangira kwibaza ku buzima, ku mugambi w'Imana, icyo Imana yabavuzeho, cyangwa se icyo bazaba, cyangwa se no ku nshingano zabo. Nta kindi rero ahangaha njye nakugiraho inama mu gukomeza kubaho ufite intego. Ugomba gusenga, ukegereza Imana, ugafasha abandi mu buryo bushoboka niba ubishoboye, ukiga no gukora ibyiza ariko birambye. Iyi reference yo nta handi nyikura muri Bibiliya, bavuga bati utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge umutima w'ubwenge. Nawe ugende usome neza, ni Zaburi ya 90 umurongo wa 12. Icya 11 ni ugushyira imbaraga mu gusinzira neza, sommeil réparateur. Uko umuntu akura niko gusinzira bigira uruhare runini mu kongera ubudahangarwa bwe no gutuza ku mutwe we, ndetse no kurwanya indwara. Burya niba utari ubizi ubimenye, ubwo ukwiye kuba uryama nibura amasaha hagati ya 7 n'8 buri joro, ugasinzira neza. Irinde iyo uryamye kujya ureba muri telefone kenshi cyangwa muri ekara, mbese ukwiye gufata igihe cyo gusinzira neza. Nta kuntu wabishobora, nta cyatuma ubigeraho utaryamye kare. Kandi waba ugiye kuryama ukirinda ikawa, ukirinda n'ibindi binyobwa byose
byongera imbaraga nijoro. Icya 12 ni ukugabanya inzoga n'itabi, réduction des substances toxiques. Inzoga nyinshi n'itabi bifitanye isano n'indwara zifata ibihaha. Bikwibutse mugenzi wanjye nkurikiye, umutima ndetse n'umwijima, kandi tutibagiwe n'ubwonko. Kabone n'ubwo waba ufite imyaka mike, menya ko ibintu byitwa inzoga n'itabi bikwangiriza ibihaha, bikakwangiriza umwijima, bikakwangiriza umutima, bikakwangiriza n'ubwonko. Gerageza rero kugabanya inzoga ku rugero ruto rushoboka, cyangwa se nibinagushobokera, ndavuga ibyiza kurusha ibindi, wanayireka burundu. Niba unywa itabi, ushaka ubufasha bwo guhagarika itabi. Icya 13 ni ukwiga ikintu gishya no kurinda ubwonko gusaza, stimulation cognitive. Kwigira ku buzima busanzwe, gusoma, gukina imikino itekerezwa nk'amakarita n'ibindi, cyangwa se kwiga urundi rurimi, bishobora kurinda indwara z'ubwonko nka Alzheimer. Tangira kwiga ibintu bishya. Jya ujya ahantu utamenyereye, uvugane n'abantu bashyashya udasanzwe uvugana nabo, ukomeze guha ubwonko bwawe akazi, kongere gutekereza, kagira ibintu bishya ubwonko bwiga, ahasigaye urebe ngo urahinduka mushya we, urwembe. Icya 14 ni ukugira gahunda isobanutse y'imirire n'isuku yo mu nda, hygiene digestive. Ubuzima bwiza bwo mu nda cyangwa se mu mara bugira uruhare runini mu gutuma umubiri wose ukora neza, gutwarwa k'ubutumwa bw'imisemburo n'ubudahangarwa n'ibindi. Rya imbuto n'imboga kenshi, ufata ibiryo bibonekamo fibre cyane, kandi wibuke kunywa amazi menshi. Ibyo nabikuganirijeho cyane, ntabwo ndi bubitindeho. Icya nyuma cya 15 ni ukwiga kwakira ibihe bishya n'impinduka z'igihe, adaptation psychologique à la maturité. Muri iyi myaka hejuru ya 40, abantu bashobora kunyura mu bihe bikomeye. Abana bimuka bagenda, ababyeyi barwara, impinduka mu kazi, mbese ni ibintu bitandukanye ushobora guhura nabyo. Kwakira ibi byose bigira uruhare rukomeye mu gutuza no gukomeza kuba inkingi y'umuryango. Itegure rero ibihe bidasanzwe, ntutinye kuvuga ibikubabaje, kandi ujye usaba inkunga igihe uyikeneye. Ibi ni inama tugirwa n'abapsikologe muri Centre de la Psychologie du Vieillissement, aho nyine bagiye babyandikaho rero cyane cyane ku bintu bitandukanye. Niba unkurikiye uri hagati y'imyaka 40 na 65, ndahamya neza ko izi nama zizakugirira akamaro. Kandi niba uri hasi y'iyo myaka, iki kiganiro uzacyoherereze buri wese uri hejuru y'iyo myaka, nabyo ntacyo bitwaye, ni ngombwa. Niba tugeranye hano kuri uyu munota ukinkurikiye, ni ukuri ndagushimye byimazeyo, kuko nkunda abantu bareba ibiganiro byanjye bakabirangiza. Amakuru mba natanze mu kiganiro yose aba yajyanye uko ari. Twabonye ko nyuma y'imyaka 40 ubuzima butangirira mu gufata icyemezo cyo kwita ku mibiri yacu, icyemezo cyo kwita ku mutima wacu, cyo kwita ku mibanire yacu, ku bwenge bwacu, ndetse no ku buzima bwa mwuka, ku bemeramana. Ntukemerere na rimwe ko imyaka ikurusha gukura, ahubwo wowe wige gutera imbere mu bwenge, mu mibereho no mu rukundo. Iki ni igihe cyo kuvuga uti, nubwo imyaka igenda, nanjye ndagenda ndushaho kuba umuntu ukomeye, kuba umuntu w'icyitegererezo, kuba umuntu wuzuye kandi ufite ubwenge n'impuhwe. Ntugategereze ko indwara cyangwa akababaro bikwibutsa ko igihe cyari cyarageze. Oya, tangira none ufate icyemezo cyo kwitaho ubuzima bwawe, nkuzi ko Imana yaguhaye igihe kitari impanuka, ahubwo igihe cyo kubaho kwawe ari umugisha. Ndagushimiye wowe warankurikiye kuri Rama Family, nizere ko wakoze subscribe, kandi ntugende udakoze like. Ndagushimiye cyane.